dufite indirimbo 6 nshya izamaze gusohoka ni 2 hari iyitwa mucyo twishimira ibyiza twagezeho ukwibohora ishusho y'icyerekezo irahari kuri urebye kwibohora by Impala kuri channel YouTube once kwibohora by Impala indirimbo ribona hari n'indi yitwa umuryango mutagatifu twashatse kuvuga Yezu Maria na Yozefu umuryango burya mutagatifu hariho iyo ndirimbo yumvise nibo badutumira iyo badutumiye rero bya bindi bibarirwamo urugendo amacumbi ni ibintu byose bibarirwa ntago ashobora kuba mukajya mutari burare hari igihe twebwe twikora concert ku bwacu twaba ngo none tuzajya gutaramira i Rubavu tujye nitwe tubipanga aho ujye dusaba no kujya gushaka aho tuzacurangira tukareba uburyo hateye n'uburyo tuzagenda ibyo bikaba ari twe bireba mbanje kubasuhuza mwese inshuti abavandimwe abatuye hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga bari muri Amerika mu Burayi muri Aziya Australia hose n'ahandi mwese ndabasuhuje mbabwira ko mukunda babwira ko tubakunda yego rero ni cya kiganiro uko byahoze ku bufatanye bwa USA New Times na Munyanshoza Mibirizi Official turabasuhuje cyane nk'uko bisanzwe rero uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye na ejobundi iki gitaramo nyira mu gitaramo mwarakibonye cya Orchestre Impala twarabataramiye ubu tugiye kuganira mu bijyanye na ese abenshi bashobora kuba bibaza ati ese Orchestre Impala iracyabaho ese bundi yavutse ryari ese abasigayemo ni bangahe ese hari ibintu byinshi ngira ngo tuganire abantu benda bashobora kuba bibaza nuko ikora ndetse n'umuziki turaza no kuganira no mu muziki ubu ngubu ndetse n'uwa kera aho bigenda bihurira cyangwa se bitandukanira n'ibindi bitekerezo byinshi ndagira ngo mbashimire hasigaye dukomeze ikiganiro cyacu murakoze cyane urakoze Mibirizi Official turabasuhuje murakoze namwe bakunzi ba The USA New Times ndetse na Mibirizi Official ikiganiro ni uko byahoze ndabura cyenda gitora irangi buhoro buhoro turabona abantu bagenda narebye abakunzi bacu batwandikiye muri comment ariko ndaza kubareba mu kanya ubushize waturaritse igitaramo ndetse tunarakireba yego Impala zaraserutse nyina mwarazibonye bari kuri Airbus kandi ntabwo ari rumwe bizajya bikomeza tujye dutarama hari uburyo ntarama nka Munyanshoza ariko n'uburyo ntarama none tugatarama n'Impala ni Munyanshoza nk'umuhanzi uzwi mu buryo bwe ariko nkaba na Munyanshoza uba muri Orchestre Impala uramutse twagiye mu Mpala yego uraza kuduha indi sura ya Munyanshoza ku giti cye yego Munyanshoza ku giti cye ni ngira ngo nk'uko bisanzwe atangiye kuririmba kuva muri 1995 ariko mbere naririmbaga ariko indirimbo zanjye zatangiye gusohoka za mbere kuva muri 1995 nagiye rero nkora ibitaramo byinshi nagiye nkora indirimbo harimo iz'urukundo harimo indirimbo zijyanye no kubaka igihugu hari indirimbo zijyanye no kwibuka ari zikubiye mu burembo mboneragihugu nagiye nkora indirimbo nyinshi zitandukanye ndetse nitabira n'amarushanwa menshi yagiye aba nkanayatsinda ndetse nza no kugira uruhare mu ndirimbo yubahiriza igihugu ko naje kubona umwanya wa 3 burya ni umwanya ukomeye cyane ubwo rero nari nka Munyanshoza ibihangano nyuma rero twaje gutekereza kongera kubyutsa Impala kuko yari yarabaye nkaho yazimye kubera ko yari itakibaho ariko kubera ko hari harasigaye abandi bantu bayibayemo b'abasaza babiri n'undi mukecuru umwe cyatumye rero ko twongera kugira ngo Impala zongere zibyuke ubwo rero nabaye umwe mu bagize Orchestre Impala ariko bitavuze ko byasiba rya zina ryanjye nka Munyanshoza ni ukuvuga ngo ari uburyo bumwe andirimba nka Munyanshoza ariko ubundi nkaba no muri Orchestre Impala
urakoze cyane. Hariya twari mu mpara, yego turi muri Airbus. turi muri Airbus hari i Remera. Airbus ni Airbus resto na bare, naho kwicira isari, naho kwicira inyota, ni ahantu naho ugera ugaruhuka, ugasaba icyo ushaka, ni hafi y'ikibuga cy'indege. Bantu muri diaspora ntimuzabe mujya kure, ushobora no kuva muri airport n'akavarizi usunika ku mapine n'amaguru, nuko gusa umuntu yangaza ambutiyaje, ariko n'amaguru wahaza. Amaguru niyo atagera ambutiyaje, ndi kuvuga ngo bajya bacomoka bahita bazamuka ku mapave. Kigali araryoshye, uzasanga naho ukarambura n'amaguru, kuko burya uje mu ndege hari igihe uza twagera, barambura n'amaguru, bakagutekera ibyo kurya bya kinyarwanda mudaheruka, ukanywa ku gacupa kuri ka manyinya, impara zikagucurangira. Navuganye na nyirahara arambwira ngo ni wowe Gisope. Iryo jambo rivuga iki? Igisope buriya ni indirimbo za kera, ariko akenshi zivuga indirimbo za kera. Ni igisope nyine, bakunda kuzita ngo indirimbo za karahanyuze. Indirimbo za karahanyuze. Ngayo nuko rero mama ducurangiye tubona amasura mashya. Uyu munsi ikiganiro turi bubivugeho turavuga ku mpara. Yego, twongeye tuvuge hari abenshi ndabizi, hari abahamagara, hari abenshi bibaza ku mpara. Mu by'ukuri impara ni, ndagira ngo utubwire bari abantu iriya gurupe impara, orchestre impara muri kumwe ahangaha igizwe n'abantu bangahe, amazina yabo ni ayahe, ese bacuranga ibihe byuma? Ndagira ngo uduhe impara nyazo ku mugaragaro. Orchestre impara yabayeho ya mbere kuva kera, yari igizwe n'abantu 8, ariko bakagira n'imparage, ni abakobwa babyinaga, ariko bakagira umugabo umwe wari intore bakoranaga. Ni ukuvuga ngo impara zari abacuranzi, imparage ari abakobwa babyina. Igihe cyaje kugera abenshi baba batakiriho, kugira ngo aho dutangiye kubyukiriza impara muri 2012 aho twazitekereje, icyo gihe hari hasigaye abantu 2. Ni ukuvuga muri ba bantu 8 bari bagize impara, na 7 b'abakobwa babyinaga, 6 n'umuhungu umwe. Hari hasigaye umudamu umwe mu mparage za kera, hasigaye n'abasaza 2. Umwe witwa Ngezi Fideli uvuza akuma trompete, uvuga ngo ni impanda, trompete avuza ku munwa, burya niwe wakavuzaga kuva na kera. Ni Fidel Jakar, ariko mu mazina ni Ngezi Fideli. Fidel Jakar yari izina bitaga nyine bacuranga. Nabonye nawe uceka cyane, araze kubyina, baramukunda cyane. Afite imyaka ingahe buriya? Afite 75. Kandi ubona ko agikomeye. Noneho akaba na Sebigeri Paul. Sebigeri Paul ni wa musaza mwabonye munini, yacuranga gitari cyane. Mwabonye gitari ko ntayivuza. Burya bakariko bakamita, burya yitwa Sebigeri Paul, ariko Mimira Rose n'izina nyine yitwaga mu gucuranga. Dusigaranye wabonye n'umukecuru turirimbana, ujya witwa Marceline. Bundi ntiyaririmbaga, yarabyinaga Kinyarwanda. Yabyinaga Kinyarwanda, yari mu mparage za kera.
ariko ubu ngubu turaririmbana kuko urabona amaze kuba ntagishobora kwiterura nk'uko kera biteruraga. Ubu rero twasanze yaririmba aribyo byiza, turaririmbana. Abo rero nibo uko ari batatu ba kera dusigaranye bari bagize orchestre Impala. Ariko noneho kugira ngo Impala zuzure byabaye ngombwa ko dushaka andi maraso kugira ngo twongere orchestre Impala yongere isubirane. Twarebaga mu bantu batakiriho, yenda mbonereho no kubavuga, hari uwitwaga Sebanani Andrea, mujyamo mwumva, yakinaga mu kinamico, ni nawe wari perezida w'Impala wa orchestre Impala. Sebanani Andrea nawe bamwitaga Pepe La Rose. Yacurangaga gitari basi. Uwagiye mu mwanya we yitwa Sultana, wa musore ucuranga gitari basi. Ni ukuvuga ngo tujya gushaka uburyo Impala zakongera kubaho, twarebaga tuvuga ngo ninde mu bantu bacuranga basi, gitari basi, ninde wacuranga, nubwo bitahura byari bigoye nk'uko yacurangaga, ariko nibura ninde wajya kumwegera. Hagiye dukora ikintu cyo gushakisha abantu b'abahanga, duhitamo uwo nguwo, uwo Sultana. Tuza kureba mu bantu bavuza ingoma, batiri za drum, hari uwitwaga Gasigwa Abdulatif, yariwe Tubiranda wavuzaga ingoma. Noneho tureba mu bacuranzi umuntu tubona ugerageza kuvuza ingoma nkawe. Nawe rero twaje kumushaka, tukaba twaramubonye, yitwa Omar. Tuza gushaka, hari witwaga Kariwanjenji, Karimunda Jean Pierre, yambaraga umweru cyane, Karimunda Jean Pierre muri iyi myaka. Yacurangaga rero gitari accompagnement. Kujya gitari kenshi zikunda kuba eshatu, hari igihe habaho n'izindi, ariko ni eshatu, hari solo, accompagnement na bass. Noneho dushaka uwacuranga accompagnement nibura nk'uwo Kariwanjenji, Karimunda Jean Pierre. Wa wundi rero ucuranga nawe gitari witwa François, mwaramubonye, burya nawe twamuhisemo nk'umuntu tubona ugerageza kujya kwegera Kariwanjenji. Noneho tugera kuri piano ya orgue cyangwa synthétiseur. Hari umusore ucuranga, uriya mwabonye, undi nuko yari amaze iminsi adahari, ari muri yari yasabye konji. Hari undi rero uhari witwa Christian, ni n'umusore ukiri mutoya, niwe uvuza synthétiseur. Synthétiseur yavuzwaga n'uwitwaga Semu Jean Berkmas, ni nawe bahimbiye indirimbo ya Semu, we yitabye Imana mbere kera. Ya ndirimbo niyo bayihimbiye, yitwaga ya Semu. Uriya mwana uvuza synthétiseur niwe wamusimbuye. Noneho tugera kuri, ndumva abacuranzi barangiye abo dufite, ubu tugiye kuri baririmba. Noneho abaririmba, dufite abaririmba ariko bakanahimba, njyewe uririmba nkanahimba, ariko nkagerageza no kwinjira mu majwi aya Sebanani n'aya Soso, ndayigana ku buryo umva indirimbo, nubwo bitaba 100%, ariko nibura umva ko amajwi ari nk'aya yandi. Nubwo Sebanani na Soso, Gasasa Jean Felix nawe yari umuhanga, nawe yararirimbaga. Niwe rero nagendeye mu mwanya nk'abaririmbyi we na Sebanani, ariko nkanahimba mfatanyije, akenshi ninjye ukompoza, ariko rimwe na rimwe n'abandi dufatanya na bariya, nka Mimi La Rose nawe turafatanya, n'indirimbo twagiye dufatanya kuzikora, kuko hari nyinshi tunafite, hari zasohotse n'izitarasohoka. Ngira ngo mwabonye, hari undi mukobwa twazanye kugira ngo duhindure ibyo bisa, tugira igihe dufata pause tukaruhuka gato, tukanywa amazi, dushyiramo undi mukobwa kugira ngo aririmbe indirimbo zindi zitari iz'Impala.
n'abantu abaje si ngombwa ko bari impara ngo bazirebe gusa, kuko tujya tuvanga nshyiramo mu mpara dushyiramo n'izindi nkeya, jya ubona ko nk'indirimbo zo mu ishyamba cyangwa zo mu z'urugamba gashyiramo, noneho nawe iyo aje agashyira indirimbo zitandukanye zaba Kayirebwa, ba Kamariza ndetse akarimo n'izindi zo mu mahanga, afite amajwi ku buryo yigana kugira ngo nibura abantu baje ntibabone ibintu bimwe gusa ngo barebe impara gusa. Rero umukobwa tumwita Cadette, mwabonye ko nawe aririmba neza. Nuko rero impara zubatse, tukagira ababyinnyi rero mwabonye uriya mukobwa uririmba impara zaka twaratangiranye, yitwa Deborah, mwamubonye hariya uko abyina, tukagira n'indi ntore yitwa Eva Twagira wandi wabyinaga. Ariko iyo buriya ducuranga hariya nko mu kabari kenshi ntabwo dukoresha ababyinnyi benshi, ariko mu bindi bitaramo dufite abahungu 6 n'abakobwa 6 babyina mu bukwe, kuko mu bukwe mu bindi bitaramo aho dutumirwa hirya no hino turabakoresha. Ubwo rero mu by'ukuri kugeza ubu ntabwo bagize impara, ariko n'abo ngabo nubwo twabahisemo habaye imyitozo, kwitoza kugira ngo noneho twongere za ndirimbo tuzitoze neza, kugira ngo mwumvise ko tuzicuranga ko bihura rwose, kumva ko ari nk'umwere impara. Ndumva ari katugarukiye gatoya, uragira uti ngewe no mu guhimba njyamo, ese izi mpara za nonaha yo muririmba za ndirimbo za kera z'impara, cyangwa hari n'izindi ndirimbo nshyashya mwahimbye nk'impara z'iki gihe? Kugeza ubu dufite indirimbo 6 nshya, izamaze gusohoka ni 2, hari iyitwa mucyo twishimira ibyiza twagezeho, ukwibohora ishusho y'icyerekezo, irahari kuri urebye kwibohora by impara kuri channel YouTube, wanditse kwibohora by impara, indirimbo urayibona. Hari n'indi yitwa umuryango mutagatifu, twashatse kuvuga Yezu Mariya na Yozefu, umuryango burya mutagatifu. Hariho iyo ndirimbo iyo yumvise nayo mwandike umuryango mutagatifu by impara, nayo murayibona, irimo burya benshi ntabwo bafite imyumvire imwe cyane ku muryango mutagatifu, kuri Yezu Mariya na Yozefu. Turabisobanura muri iyo ndirimbo. Indirimbo iriho yarakunzwe cyane, uretse ko yakunzwe cyane n'abantu b'Abakatolika cyane, nka Radio Mariya rwose mwashyize ku ruhande, barayikunda cyane. Oya buriya Yezu Mariya n'abantu bose, nuko gusa twese imyemerere ku buryo buriya twese duhura ku Mana burya, ariko uragira uti dufite n'izindi ziri mu nzira. Hanyuma impara ni ukuzibona umuntu agiye hariya kuri Airbus gusa, cyangwa oya buriya umunsi turuhukaho ni ku wa mbere, ku wa kabiri ni umunsi w'imyitozo, umunsi wa repetition, guhera ku wa gatatu tuba turi hamwe, ku wa kane tukajya ahandi, ku wa gatanu ahandi hatandukanye muri Kigali, ahantu hose dutaramira. Buriya hariya kuri Airbus twahurira ku wa gatandatu, ariko ku yindi minsi tujya ahandi, ku cyumweru tuba turi ahandi hatandukanye. Ariko dutumirwa no mu bitaramo hirya no hino mu ntara, baradutumira. nk'ubu turi kwitegura kuzajya Musanze, tuzajya na Rubavu, ndetse tuzajya na Rusizi muri ukwezi kwa munani no kwa cyenda, amatariki hari aho tuzajya hirya no hino. Turatumirwa, hari aho tugiye mu bukwe, hari aho dutumirwa mu bitaramo bisanzwe, hari amahoteli adutumira, hari n'utubari abantu badutumira, hari abagize iminsi mikuru, hari abagira amaniveriseri, amayubire, byose baradutumira, kuko byose tubibamo, tugashimisha abantu bitewe na event yabaye kuri uwo munsi. Ikibazo cy'amatsiko, yego, muri iyi mijyi yunganira umujyi wa Kigali, aho ntibagira utubari ngo babatumira, cyangwa birabahenda kuba mwajya gukorerayo mukataha?
nibo badutumira, iyo badutumiye rero bya bindi bibarirwamo urugendo, amacumbi, ni ibintu byose bibarirwa. Ntabwo ushobora kuba mukagenda mutari burare, hari igihe twebwe twikorera konseri ku bwacu, twavuga ngo noneho tuzajya gutaramira i Rubavu, tujye nitwe tubipanga, aho ujye dusaba no kujya gushaka aho tuzacurangira, tukareba uburyo hateye n'uburyo tuzagenda, ibyo bikaba ari twe bireba. Ariko akenshi ni abantu badutumira, turatumirwa. Iyo badutumiye rero twebwe nta bitugora cyane, no kwitegura, ubundi tukagenda tukabacurangira bakishima. Urakoze cyane. Ikiganiro nuko byahoze ku bufatanye bwa The USA New Times ndetse na Mibirizi Official. Twatangiye tuvuga ku bintu by'ubukwe, urugo turarwubaka, tugera mu myidagaduro, nibuka ko uri umuhanzi utujyana aho impara zikorera, ariko hari naho nabonye uri mu bukwe usohora abageni. Ese hariya uba witwa impara cyangwa witwa Munyanshoza? Ngira nk'uko nabivuze mbere, n'ubu ejo umusibo, uyu munsi kuwa gatandatu nzasohora umugeni, noneho muri reception nimugoroba ducurange nk'impara, ariko mu gitondo nizaba asohora umugeni. Ni ukuvuga ngo yewe hari abantumira nka Munyanshoza, turi guhangira indirimbo nziza zisohora abageni. Munyanshoza turakwifuza uze usohora umugeni. Cyangwa se hari n'igihe bibaho ko tuzana impara, ubwo urumva biba bibaye binini, ariko biterwa n'uko umuntu abyifuza cyangwa n'amikoro. Ariko hari uvuga ati ngenda gushaka, icyo nshaka no kuza ukansura umugeni no gushimisha abantu, ariko mu buryo bw'umuntu umwe cyangwa yaherekejwe n'abantu babiri, ariko biterwa n'uko umuntu yabyifuje. Ariko impara yo burya ni ikintu cyagutse kinini. Iyo impara zatumiwe mu bukwe, muri dote birahinduka. Hari igihe dushananika, ubundi dote ni ikinyarwanda, dote ubundi aba ari ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo za ndirimbo wabonye ziriya turimba za Anita, ziriya za Mariya Roza wabonye, ntabwo zo zirimbwa cyane. Turimba indirimbo za kinyarwanda, ndetse na rimwe y'amagitari turahindura, hakazamo imiduri, hazamo cyane cyane inanga, ku buryo aba ari indirimbo gakondo turirimba, tukaririmbira abantu n'intore n'ababyina, mbese dote iba kinyarwanda. Noneho nimugoroba iyo ari nk'umuntu wifatiye rimwe, birahinduka, imyambarire, imicurangire nimugoroba na ambiance, rero tugacuranga noneho za ndirimbo tugacuranga bigezweho. Ni ukuvuga ngo nuko rero usanga ariko tuba niko dutegura, nuko dukora. Ni ukuvuga ngo turatumirwa igitaramo, ariko natwe hari igihe twitegura amakonseri, ariko noneho ubukwe cyangwa indi minsi mikuru naho baradutumira tukajyayo. Tubwire rero kugira ngo abantu babatumire banyura hehe, bigenda bite? Ubahe nimero ya telefone? Turaza kubaha nimero ya telefone, yibahe rwose niko kanya. Nimero ya telefone yanjye ni 0788 53 14 89. Ongera usubiremo. 0788 0788 53 53 14 89. Iyo ni nimero ya Munyanshoza Dieudonné, hanyuma akaza kugufasha mu birori byawe, anniversaire, ubukwe n'indi mihango yose. Kandi muzi ko no mu gihe cyo cyunamo, ubwo twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, nabwo agira uruhare runini. Ubwo nugira n'ibyago ukeneye ko aza gutanga no kubaririmbira indirimbo z'ihumure, hari ikindi kintu njya nkora. Hari abenshi babura ababyeyi, benshi babura abavandimwe, bakaza bati twabuze yenda umubyeyi wacu, ariko turashaka kumusezeraho tumubwira, urabona nka cya gihe bamutaramiye, hari igihe bamuvuga ibigwi, icyo gihe naho hakaba habaho indirimbo yo kurata bya bigwi bye,
cyangwa se umuvugo, burya nacyo ni ikintu kizahora cyibutsa abantu babika. Umwe akaza akubwira ati ngewe, abana bakubwira ati twebwe tumwibuka gutya, yatukoreye ibi n'ibi n'ibi, aho yabaye, inshuti ze zikaza zikakuganiriza uko babanye, noneho ku buryo wa muntu koko umuvuga, noneho kuri wa munsi bakamusezeraho, igihangano kikabaho, ariko kikazanahoraho, kikazaba nk'urwibutso, birashoboka. Ariko nukiriho ashobora kugira aniveriseri, urabona ko habaye yubile ikabaho, ku buryo n'umuntu wagize yubile nawe umuntu ashobora kumuvuga ibigwi muri iyi myaka amaze 50, 75, ariko ijana ryo burya akenshi ntibikunda kubaho cyane, kubera ko hari igihe bijya bibaho, kubera ko ariko ugasanga wa muntu hari igihe ataba ari bukurikirane ibyabaye. Hari abantu nkangahe, nanjye nigeze kugira nyogokuru wanjye yitabye Imana afite imyaka 102, ariko afite 100 ntabwo twamukoreye, yari atacyumva, atanabona, tuburyo tumukorera yubile nyine, tujya mu rusengero turi, ariko we ntiyumva. Ubwo reka dufate ku mazi tugaruke.